Murakaza neza kuri channel yacu kandi yanyu. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, kanda subscribe ndetse unakande ku nzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bishya. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku ngingo abantu benshi bibaza. Nakora iki ngo nongere ngarure umutima w'umuntu nakundaga? Ese iyo urukundo rutangiye gukonja birashoboka kurusubiza ku murongo? Nayahe makosa abantu bakora atuma ibintu birushaho kuba bibi? Niba nawe uri muri ibi bibazo, gumana natwe kugeza ku musozo. Reka dutangire. Ikintu cya mbere ugomba gukora, emeza ikibazo cyateye intera hagati yanyu cyangwa se cyatumye mutandukana. Ikosa rikomeye abantu bakora ni ukwihutira gushaka gusubirana n'umuntu batabanje gusobanukirwa impamvu batandukanye. Mbere y'uko usubirana n'umuntu cyangwa y'uko ushaka kongera gusubirana n'umuntu mwatandukanye, banza wibaza uti: ese twahuraga tutongana? Ese naramubabaje? Ese naramwirengagizaga? Ese icyizere cyaracitse? Iyo umenye umuzi w'ikibazo, biroroha kubona umuti. Niba utazi ikibazo cya nyacyo, ushobora gukomeza gukora amakosa amwe n'amwe. Ikintu cya kabiri, hari igihe umuntu aba akeneye gutuza no gutekereza. Abantu benshi bahora bahamagara, bohereza ubutumwa buri kanya cyangwa bakinginga. Ibi rimwe na rimwe bishobora gutuma uwo muntu arushaho kukwikuraho cyangwa kukwanga. Guha umuntu umwanya si ukumwanga, ni ukumwubaha no kumuha amahirwe yo gutuza. Ikintu cya gatatu, ihindure mu bikorwa byakwanduzaga cyangwa se byatuma gukora amakosa cyangwa se nanone byakugorekaga. Niba hari amakosa wari ufite, gerageza kuyakosora. Niba hari umuntu urakara vuba, utubahiriza amasezerano, utita ku wo mukundana, tangira guhinduka. Abantu bemera impinduka bazibonye bikorwa kuruta kuzumva mu magambo gusa. Dukomeje, reka turebe ikintu cya kane ugomba gukora. Garagaza ko ukiri umuntu w'agaciro. Ntukemere ko agahinda kagutesha agaciro. Komeza ibi ngibi, komeza ukore, wige, usenge, wite ku buzima bwawe. Iyo umuntu akubonye ukomeje gutera imbere, ashobora kongera kubona ko uri uw'agaciro imbere ye. Ikintu cya gatanu, mwiyegereze mu buryo bw'icyubahiro. Nyuma y'igihe gihagije, ushobora kongera kuganira nawe, ariko wirinde kumuhatira, kumutuka, kumushinja. Ganira nawe mu mutuzo. Umwereke ko wumva ibitekerezo bye. Icya gatandatu, ugomba gusaba imbabazi niba hari ikosa wakoze. Gusaba imbabazi ni ikimenyetso cy'ubutwari. Ntuvuge uti mbabarira ariko nawe waribeshye, cyangwa se uti narakosheje ariko nawe warakosheje. Ahubwo vuga uti nemeye amakosa nakoze kandi ndabisabira imbabazi. Imbabazi zivuye ku mutima zifite imbaraga nyinshi mu rukundo. Ikintu cya karindwi, mugaragariza urukundo mu bikorwa. Abantu benshi bavuga urukundo ariko ntibarwerekane. Urukundo rugaragarira mu kubaha. Abantu benshi bavuga urukundo ariko ntibarwerekane. Urukundo rugaragarira muri ibi bikurikira: kubaha, kwitanaho, kumva uwo mukundana, kuba hafi ye buri gihe mu gihe bikenewe. Ibikorwa nibyo byubaka icyizere. Ikintu cya munani, irinde ishyari n'igitutsi. Hari abantu bavuga n'abo bakundana cyangwa bakamukurikirana aho ari hose. Ibi ntibigarura urukundo, ahubwo bituma umuntu arushaho kukwigengesera. Ubwubahane ni ingenzi kabone niyo mwaba mutakiri kumwe. Ikintu cya cyenda, menya ko urukundo atari agahato. Nubwo wakora ibishoboka byose, hari igihe umuntu ashobora kudashaka kugaruka mu buzima bwawe. Icyo gihe ugomba kubyubaha. Urukundo nyakuri niruhatirwa, rushingira ku mutima wifuza. Ikintu cya cumi, shyira Imana imbere. Abantu benshi bibagirwa ko urukundo rwiza rushingira ku ndangagaciro nziza. Saba Imana ubwenge, kwihangana, umutima mwiza. Niba uwo muntu uri uwe, inzira zizafunguka. Niba utari uwe, uzabona amahoro yo gukomeza ubuzima. Nshuti yanjye, kugarura umutima wowe ukunda si ukumwinginga cyangwa kubimuhatira buri munsi. Bishingira ku kwemera amakosa, kwihindura, kubaka icyizere, kubaha uwo muntu
Niba urukundo rwanyu rwari rufite umusingi mwiza, hari amahirwe yo kongera kubaka ibyari byarasenyutse. Ariko nanone ugomba kwemera ko hari igihe gukomeza ubuzima ari byo byiza kuruta guhatiriza ibintu. Murakoze cyane kuba mwakurikiranye iki kiganiro kugeza ku musozo. Niba cyagufashije, kanda like, share ndetse na subscribe. Twandikire muri comment. Ni icyo ubona cyafasha cyane kugarura umutima w'ukunda. Ese ibyo twavuze wowe urabyemera? Murabeho, tuzongera kubonana mu kindi kiganiro cyiza.